shatse umugabo aranyirukana ngo simbyara. Uno mwana naje kumubyarira iwacu, mubyariye iwacu amugaye gutya baranyirukana. Ndeba kumujyana barumunayo nkavuga ati nise nabasigira ndese batungwa n'iki. Ubwo nyine cika intege gutyo ntago nongeye kumusubiza kwa muganga. Ngo ufite imyaka ingahe? 2. Uriga? Wiga mu wakanga? 2. Hano haruguru mu gasantere bahita ngo iki? Babaho. Ku Cyarabu? Mperekeza nawe tujyane gusura niwe Gisubizo Claire, amenyerewe ku izina rya Zubeda. Aba bana turi kumwe bose arabarusha imyaka. Gusa we ntiyagize amahirwe yo kuba agenda nkabo, kuvuga neza nkabo, cyangwa se ngo abe yabasha kujya kwiga nkabo. Wambaza impamvu? Reka nyikwereke nawe wihera amaso. Iyi ni Legacy TV, Gendi Dieudonné Habimana. Kugenda dore uko agenda. Iyo akeneye kwituma ibyoroshye cyangwa ibikomeye abikorera aho ageze. Reka muvugishe wumve ibyo abasha kuvuga. Zube, bite? Eta. Amakuru? Eta. Ngo ufite imyaka ingahe? 2. 2. Uriga? Wiga mu wakanga? 2. 2. Mama wawe yitwa nde? Mama wawe yitwa nde? Iga. Iga. Papa wawe? Papa wawe yitwa nde? Iga. Reka dusubire inyuma gato mbabwire uko namenye ibya Zubeda. Twumvise amakuru y'uyu mwana twifuza kumubona, niko kwerekeza mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, umurenge wa Mukura, akagari ka Bukomeye, ni mu mudugudu wa Taba. Mu kujya gushakisha aho aba twanyuze ku bantu bari guhinga, batwemerera kutuganiriza kuri uwo mwana no kuturangira aho atuye. Hano rero mu kagari ka Bukomeye hari umwana witwa Zubeda. Uwo mwana mujya mumubona? Uwo mwana njya mubona n'umwana w'umukobwa. Inyuma ye hari abandi banza nka 2 gutyo. Ni umwana w'akamuga nyine bana n'ubumuga bwo kutagenda. Ariko tuguru twose aradufite, ingingo zose arazifite, ariko ntabwo agenda. Njya mbona agenda yikurura, ariza bamufasha yenda bakamuha nk'akagare cyangwa akajya no mu kwiga nk'abandi n'ababana n'ubumuga bariga, akajya reka kwigenda yikurura hasi kuriya. Ni umwana utasiga ngo unamubwiye uti urakora kintu cyangwa uranakinga urasohoka ukinge hoya. Kugenda yikwiga nyine agenza akabona. Kandi ubona ari mu kigero? Ari munsi y'imyaka 10, ari hagati nko mu myaka 9 gutyo 8 no. Uyu mugore nyina w'uyu mwana yitwa Rugero rw'abakobwa Florence. Kwikubitiro ntiyahiriwe n'urushako kuko umugabo bashakanye yamwirukanye nyuma y'imyaka 2 amuziza ko bari batarabona urubyaro. Gusubira iwabo nawe agerageje kwishakishiriza akana, abyara Zubeda wavukanye ubumuga bukomatanyije. Mbese ubuzima bwe ni burebure iyumvire. Uyu mwana nubwo mumubona gutya afite imyaka igera kuri 11 y'amavuko. Bigaragara ko yagwingiye, bigaragara ko yamugaye, bigaragara ko afite ubumuga bukomatanyije. Uyu mwana akeneye ubufasha bw'umwihariko. Mbere yo kugira ngo tugere ku by'ubufasha, reka dusubire inyuma tugana n'ababyeyi be kugira ngo tumenye iby'amavu n'amavuko ye, uko byagenze nuko bihagaze kugeza ubu. Nitwa Rugero rw'abakobwa Florence.
ukuntu bimeze nyine uno mwana naramutwise mu kumubyara ndamubyarangira akimara kugira amezi 4 umwana najya mwicaza nkabona ntiyicara nkajya mbona nyine arasa nkaho afite akabazo mu mugongo no mu mavi ariko igihe cyarageze agize nk'umwaka nibwo naje gushakisha uburyo kimuvuza mujyana ahantu mu karere ka Kayonza ni Gahini niho namuvujije nk'imyaka nk'itatu bamwigisha kwicara bamwigisha kugenda ariko uno mwana nyine igihe cyarageze ndaho kwa muganga kubera ko nabaga mu nzu ucumbitsemo naraje sanga baransohoye ubwo naraje sanze baransohoye ubwo kuvuza itambyihorera sinongeye kuvuza kubera ubuzima nari ndimo kuko n'umugabo nari ifite icyo gihe yahise ashaka undi mugore ubwo nyine mba mu buzima butoroshye azaza nkodesha inzu kugeza n'igihe shakishije indi inzu nayo barongera bansohoramo nk'iyi nzu ndimo ni nk'iya 5 ncumbika ariko kubera ubuzima butaba bworoshye hari barumuna biwe ndeba kumujyana barumuna we nkavuga ati nise nabasigira ndese batungwa n'iki ubwo nyine ncika intege gutyo ntago nongeye kumusubiza kwa muganga. Tugaruke kuri wowe ubwawe nyine mu mateka yawe y'ubuzima bwawe. Wavutse ute, wavukiye he, ukura gute, ushaka gute, bikugora gute? Yewe tuganirize duye inkuru y'ubuzima bwawe. Yewe navukiye mu karere ka Nyaruguru ahantu mu murenge wa Ngoma. Ubwo naje gushaka umugabo, shatse umugabo aranyirukana ngo simbyara. Uno mwana naje kumubyarira iwacu, mubyariye iwacu amugaye gutya baranyirukana. Niko guhita nzina hangaha mva ko naje sa nkuhunga. Nyine nashatse ngiye mfite imyaka 20. Ako uno mwana we namubyaye mfite 23. Yakwirukanye mumaranye igihe kingana iki? Twari tumaranye imyaka 2. Aguhora kutabyara. Yamuraga ko ntabyara ubwo naje kugera nyine iwacu. Umuntu w'umugabo arambwira ati nta kibazo na kimwe ufite rwose ngiye kukwishingira nzakuvuza bakamenye ikibazo cyawe icyo ari cyo. Ubwo rero uno mwana naje kumubyarira iwacu. Mubyaye wa mugabo tumubyaranye yahise abona yuko umwana amugaye ahita nyanga n'umwana ahita mwanga. Iwacu nabo nyine bantera hejuru. Mfite umubyeyi umwe mama. Barumuna banjye nabo bantera hejuru niko guhita rero nigeze nahanga mpageze naho mpashaka umugabo. Mushatse abonye nyine mvuza uyu nguyu tumaze kubyarana umwana umwe mugabo. Abonye ndi kuvuza uyu nguyu yahise nawe ashaka undi mugore aravuga ngo ntago yakwishingira ibimuga. Ukuvuga ko umaze kubana n'abagabo bangahe? Maze kubana n'abagabo 3. Nyine mbere bavuga ko ntabyara ariko Imana yampaye urubyaro. Biragutyo ubyara Zubeda ariwe mfura yawe kandi avuka ameze gute? Niwe mfura yanjye nyine nuko Imana yamumpaye. Ubyakira ute? Narabyakiriye kuko ubuzima bwaje kuncanga mbuza ahantu ho kuba abantu bakajya bangira inama ngo nimufate mujyane Gatagara kuko n'ubu mwumvise katazi kumvuga. Ngo nimufate mujyane Gatagara mujugunyeyo. Ndareba ndavuga se wa mana we ko uyu mwana wamumpaye mpangayitse cyane ndamujugunye Gatagara se ubu ngubu n'uyu muto yafite we sinamubura kubera njugunye umwana. Byari bikomeye cyane icyo gihe. Nuko ubwo ndatuza ndavuga ati aho nzagwa nawe azagwa aho ngaho. Ariko Imana ndabona iki turagiye turacyariho. Bari bamaze kusohoraho kuba umugabo amaze kunta burepfo mburana ruguru abantu nyine bakajya bangira inama ngo nimujyane mujugunye Gatagara nigendere. Ariko ntago umutima nari kushobora kumujugunya kuko nari naramubonye mbabaye. Nyuma yaho byaje kugenda gute? Nyuma yaho se nyine naje kubona inzu yo kubamo nyibamo imaramo n'igihe kinini cyane kuko iyo nzu
nayo bamazemo nk'imyaka nk'itanu. Iyi ngiyi nakubwiye ko mamaze amezi 8 yo yonyine. Ubwo rero nyine nabo igihe cyarageze uwo databuja aransohora aravuga ngo kuko hariho imiryango myinshi kandi uno mwana arinera ntago ashoboye kwiyambura ngo yitume, ahita nyirukana aravuga ati igendere, uwo mwana wanyu ntiyatuma hari abandi bantu baba muri mu nzu zanjye. Nawe ahita nyirukana, niko guhita niyizira hano. ubu mubayeho mute? Kuntu nyine tubayeho, umuntu ajya guhingira umuntu bakamuha amafaranga 800, umuntu akaza agahaha. Ubuse nk'ubu kutagiye guhinga murarya iki? Murabaho gute? Ntago nagiyeyo ariko nta kibazo. Ubu ngubu twari dutetse ibishyimbo. Ugize nk'abo ubona nk'umuntu wagira icyo usaba, wamusaba iki? Ye kintu namusaba kuko ikintu kimpangayikishije cya mbere n'ukutagira aho kuba. Rwose mwankorera ubuvugizi mukanshakira aho kuba, kuko mbonye aho kuba urumva ko iyo nzu naba nyigengaho n'umwana wanjye namukurikirana uko bwije nuko bukeye, ubu namuvuza. Kuko ndavuga ati ngiye nasanga abandi baragize gute barakodesheje inzu mbamo. Iyi nzu yishyura angahe? Nyishyura 5,000. Ubwo so yakura uno mwana bamuha ingoboka. Umwana bamuha ingoboka ku murenge. Barampamagaje nyine njyana ikarita yiwe kubera namunyujije imbere y'abaganga, bari baranshyize mu cyiciro cya 2. Bantumye ikarita ye ndayijyana, ikarita ndayibereka. Nyiberetse bahita bampindurira icyiciro, bahita banshyira mu cya mbere. Ubwo bahita bambwira ko nzaza nanafata ingoboka, nyine bankorera ubuvugizi bampa ingoboka yiwe. Ubwo rero bampaye ingoboka nk'ubu ndimo amezi 2, ubu nibayama nzahita nyishyura inzu. Amafaranga y'ingoboka niyo yishyura inzu? Niyo yishyura inzu. Cyangwa se nkanagura nyine nayo mavuta yo kubasiga cyangwa n'utwenda. Kuko amafaranga ucishura nago wayahahamo ngo ubone n'umwenda umwana yakwambara, cyangwa se nicyo waba ukeneye cyose. Abandi bana ufite ni bangahe? Mfite abana bose hamwe, mfite abana 4. Abana 4? Papa wabo arahari? Ewe wabasigaye wenda? Ni nkaho ntawe ngira. Gute? Ni nkaho ntawe mfite rwose. Nese ko nta kintu na kimwe nawe amfashaho. Nta kintu na kimwe nawe afashaho rwose, mba mbona ibibazo byanjye mbyimenyera. None se ko hari igihe akorera amafaranga ntabe yakodesha inzu, ubundi ayo mezi yose 8 ninjye nikodeshereza. Nta kintu na kimwe rero abimfashaho. Ubona biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Kubera iki atita ku nshingano z'urugo? Aravuga ngo fata ingoboka nyine y'uwo mwana ngo nzaze nyishyura. Ariko mu byo kurya bisanzwe no kwita ku bindi bikenerwa byo mu rugo hari icyo gufasha? Iyo nayabonye amafaranga ndabyihahira. Ubu twavuga ko mbese uri ingorwa yibereye aho ngaho n'umwana wawe? Niko bimeze kuko bambona bigoye rwose. Ngayo nguko aya rugero rw'abakobwa Florence. Ubundi se mwamubyaranye yitwa nde? Yitwa Nyandwi David. Ubu sabarizwa he? Mu karere ka Gisagara. Akora iki? Ntago nzi ikintu akora kuko kuva icyo gihe nta makuru yiwe nzi. Ntabwo se yigeze ashaka kumenya uko umwana yabyaye bimeze? Ntago yigeze ashaka kubimenya. Yarabatereranye burundu? Yaraduteranye burundu rwose, n'ubu nta makuru yiwe rwose azi. Kuko natekereje kumurega, mama arambwira ati urabona uyu ari umuntu ujya kuregera. Ndangije tamubyihorera nyine. Arambwira ngo ko washakaga urubyaro ukaba wararubonye, ikindi ushaka ni igiki. Nahise mwihorera, ntago nigeze murega. Ibyo kutabyara se wigeze usanga hari ubundi burwayi wari ufite cyangwa? Nta bundi burwayi nari mfite, uwo mugabo ni utarabyaraga n'ubu nta mwana n'umwe afite kuva nakahava.
ukomeze kwihangana, ubuzima ntabwo buba bworoshye. Tuzi icyo tuvuga, hari igihe kigera ukabura icyo uvuga. Mbere yuko turangiza inkuru y'uyu mwana Zubeda, reka tuganire n'abaturanyi, tuganire ndetse n'umugabo wa mama we babana, twumve icyo babivugaho. Yitwa Mutumwabujeni. Mutumwabujeni, uturanye n'uyu muryango kuva bagera aha ngaha urabazi? Ndabazi. Wowe ni umwinazi pe. Abayeho mu buzima budashobotse. Urabona bari abana arimwo atagira kivurari na kirengera. Urabona ko iwabo bashushe naho bamwirukana kubera icyo kimuga cy'abana bakabigizayo. Ubuzima arimo n'ubuzima bubi cyane, umuntu atabona ko yavuga akoreye kuva habwa inkunga akabona ko yarera abo bana. Rwose tumusabiye inkunga nk'abantu b'ababyeyi, natwe twarabye tuzi ko ubuzima bumera. Bose wagira icyo agira yamufasha pe. Bose hari icyo umufasha nk'umuntu? Yewe nanjye ubwanjye nturebe uko ngana uko nguko, nanjye ubwanjye ntacyo nifashe, ntura nuko meze uko nguko, ntacyo nifashe ngo ngifite namufasha. Namufasha pe. Nanjye ubwanjye sinifashije. Urabona ngeze mu za bukuru, niyo ngo bukamwana nge ntayo mbona, ntayo bampaye. Ubwo rero urumva ndi umupfakazi, ndi mu bwana bungahe bune, ariko bamwe barakoze barataruka akikorera amafaranga akagumayo. Urumva rero ntacyo nabona namufasha, nanjye sinifashije, nyifite namufasha pe. Nubwo avuga ko uyu mugabo bari kumwe ntacyo amufasha, uwavuga ko ntako abatagize, bisa nko gusangira ubusa bakitana ibisambo. Cyo dufite n'icyo bukene, kugenda umuntu yicara yimuka nko nkaho uri bakagukira kuvana mu nzu yasenda bakanagupanda gasaba fangute afite. Cyo dufite gikomeye cyane. Kandi ukabona ko nta kibazo dufite ngo umuntu yashaka uburyo umuntu yanubaka. Iwanyu se kavukire ni? Iwacu kavukire ni muri Nyaruguru. Muri Nyaruguru. Hano hafi hano kwivira. Cyatariho mutuye. Kuvuga ngo wigire kwibera ku isambu, ibyo byo gukodesha ubireke. Kutahatura rero no kuvuga ngo hagema mwaravutse muri nk'abana benshi, ukaba nta murimo ufite, hanyuka nta munani baguhashwa ko bakubakamwe n'abarukujya bahaye. Bonye noneho nawe wabona ukuze nawe kwihitira ukajya kwishakishiriza ubuzima. N'abandi zimeze. Ubundi Nyaruguru no kuvuga ngo kugira ngo tutahaba, ho ntapfa ko nawe ngira amafaranga keshi. Cyetse nk'inanga nyine ona nk'isaki yarigeze umuntu hano akora 800. Aya nta kibazo rwose turafatanya. Ntacyo mujye mufatanya nibyo byiza. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro twagiranye na Zubeda ndetse n'umuryango we. Yitwa Niwe Gisubizo Claire, kandi koko Imana niyo gisubizo. Ibibazo byose duhura nabyo Imana ibibibona, kandi haba hari inzira ibisubizo byanyuramo. Ushobora kuba uri umwe mu bisubizo Imana izanyuramo kugira ngo uyu Zubeda abe yajya kwiga. Murabizi ko hari ibigo hano mu Rwanda bifasha abana bafite ubumuga bukomatanyije cyangwa se n'ubumuga bumwe, dore ko Zubeda afite ubumuga bwo kutavuga ndetse akaba afite n'ubumuga bw'ingingo zose, yaba amaboko yaba amaguru yose ntakora neza, ndetse no mu mutwe ngo ntabwo bimeze neza. Imana ni nziza ndetse namwe muri beza. Niwe Gisubizo Claire uzwi ku izina rya Zubeda afite ubumuga bukomatanyije, ariko umwitegereje neza ubona aramutse yitaweho ku buryo buhagije yagendera mu kagare, ariko akiga akagira icyo yakora kandi akabingira akamaro. Legacy TV dutanze impuruza. Hasaha hari nimero ya telefone ya mama we, mwamuvugisha mukamurema agatima kandi nta mutima mubi, ubufasha mwamuha yabwakirana yombi. Be all in all or be nothing at all. Shyuha cyangwa ukonje nta by'akazu yazi.
ndi Didi Wise cyangwa Dieudonne Habimana. Iyi ni Legacy TV. Subscribe, share na comment bidufasha no kugera ku bandi. nawe urakoze kuduherekeza uzana kariya urabeho tuzagaruka kugusura sibyo